Yes, na nyangusuza kandi zira kumeze neza aho uri hose mu cyo giye tandukanye birasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru. Of course mwenyewe nitwa Ceketu ishyaka nyadukina n'abana ukina n'abanyana usura batandukanye mu cyo giye tandukanye sibanganye ngutasenye agatanga isanamitima ku bakurikira Kigali News 500 ndetse sura na channel yitwa Kubuzima Bwacu TV ubuzima bwacu TV. Kore subscribe, like, share na comment. Nizera ko mumeze neza aho muri hose ajya atandukanye. Abatameze neza Imana irihanganire kandi bakomeze muri biri kimwe cyose kitagenda neza kuri bo, haba abarwaye, haba abari mu bibazo bigiye bitandukanye, ndetse haba hari n'abari aho bacumbikiwe, turavuga bari mu magereza, ndetse n'abantu bari mu byago bigiye bitandukanye. Mukomeze mwihangane, nicyo murambifuriza. Mumeze mute abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi? Mumeze mute abari Kampala? Nimeze komeze neza. Muri muri Kenya, abantu bari Burundi, Tanzania, mwese ndabakengurukiye, nizere ko mumeze neza cyane. Abantu bari Dubai, abantu bari South Africa, abantu bari bihugu bigiye bitandukanye mu Bwongereza, America, United States, mwese nize komeze neza za Canada, abantu muri Saudi Arabia, mwese kabisa nizere ko mumeze neza cyane. Amakuru mbazaniye cyangwa amakuru mbonimo ndumva kuri imihanda igitandukanye, na amakuru mbazaniye kandi mugomba kubageza ariko 80% nuko aya makuru ashobora kuba ariyo, ariko nanone turaza gukonfirma neza hari ibyo tuza gutangaza. Inkuru inzanye kuri no munsi nuko umunyamakuru witwa Onika ndetse n'uwitwa Kamarade, ndetse n'umujama ufite YouTube channel nanone nakaba yatawe muri Yombi, bakaba bamwita Sirimu, ndetse hakaba na mushiki wacu nawe afite ikinyamakuru akoreraho hano mu Rwanda, nawe akaba yamajije gutabwa muri Yombi. Barazira iki ntabwo turakimenya, kuko yaba urwego rwa polisi ndetse n'urwego rw'urugenzacyaha Reba nago Dr. B Murangira Seri hari ibyo aratangaza. Ariko nanone muri ko itabwa muri Yombi rya Jackie, twabyutse twumva amakuru ajya atandukanye, nyuma twaza kumva umuvugizi wa Reba abitangaje avuga ko Jackie yataye muri Yombi akurikiranyweho kuvuga amagambo atari meza, gutukana mu ruhame, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ariko ubu ngubu Jackie yamaje gutabwa muri Yombi, mu gihe umuvugizi wa Reba Dr. Murangira Bitseri yatangazaga nuko nanone yagiye yihanangiriza abanyamakuru bagiye batandukanye bafata umwanya, bagaha umwanya abantu bakaza bavuga byinshi bigiye bitandukanye ku YouTube channel, ndetse na ba nyiri ibinyamakuru aba bose bakaza kubihanangiriza. Ni bagenzi banjye bafunzwe cyangwa wenda hari aho barimo kubazwa, hari ibyo bakurikiranyweho, ariko nabifuriza rwose kwihangana, kandi burya ngo nyamwanga kumva ni hanze no kubona, ariko ngo inkoni kubise mukeba urenza urugo. Jackie yarafunguwe, mwabonye inkuru ko yari yaragiye gushyingura impeta. Abanyamakuru benshi bajyayo rwose, benshi cyane, no mu kiganiro itangazamakuru yaratumije abanyamakuru mwarabonye benshi cyane. Umuvugizi wa Reba yikomye channel ikurikira ya mbere yatangaje, yaravuze ati 3D TV Rwanda 525 Agasaro TV Big Town, avugamo n'izindi zigiye zitandukanye, ni Sirimu nawe yayivuzeho, ndetse abanyamakuru harimo Kamarade yitabye Reba ajya kugirwa inama. Murabyibuka Kamarade ajyayo nyuma yaraje aravuga ati Reba ni umubyeyi, Reba n'abana beza banganirije, atari ko bakimara gutangaza ko nitabye Reba ngo ajye abona message nyinshi zitandukanye, ariko birongeye bimusubiyeho. Ubu ngubu ari mu maboko ataraye, ndetse n'umuvandimwe Onika, ndetse na Sirimu, ndetse na mushiki wacu nashaka gutangaza. Simvuze nzamuvumba, ariko wenda nibijya ku muhanda cyangwa ku karubanda rwose nshobora kubareka mu nkuru yanjye mbivugaho. Hari ikintu cyateye rero bo bavandimwe badukurikirana mu bice bigiye bitandukanye, icyo bita ubusesenguzi. Niyo mpamvu mubona kenshi mutakimbona ku mbuga nkoranyambaga nzana inkuru zigiye zitandukanye, nuko nimba bashakira inkuru zigezweho kandi inkuru nyazo zizwi.
kandi nanone izo nakoraga zirazwi na nyazo, ariko nanone hari ibintu namuna urebwa bati reka ngabanye umuriro kwa guserera cyane, ngabanye kalorifere rwose ngende gake gake, bikaguha gutuza. Murabyibuka Jean Paul Nkundineza ari muri gereza ya Nyarugenge, yakoze kuri 3D TV Rwanda, yatangazaga byinshi byetandukanye, nawe akaba yarafunzwe. Murabyibuka witafata ku mavuta, nawe ari hepfo rwose muri gereza ya Nyarugenge. Ni byinshi byatandukanye, bose bari abasesenguzi ndetse n'abarumuna babo baraje barasesengura, nk'uko wumva kamarade rwose asesengura avuga byinshi byetandukanye, kumva Onika arasesengura bigiye bitandukanye, kumva abahanzi bamwe na bamwe babihaye barimo baravuga byinshi byetandukanye, amakuru y'imihanda menshi bakagenda bayavugaho. Nyamara hari igihe uvuga inkuru ugatandukira ukisanga mu byaha, nk'uko Dr Murangira yabitangaje, yagiye agaragaza benshi bagenda atunga agatoki bati nyamwana ibimubireke ntabwo ari byiza, tukifata ukazana umuntu nk'uriya uvuga amagambo ameze nka kuriya ukamushyira kuri kamera ukavuga, nanone ugashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu runaka ugatangaza. Marabyuka afata amavuta afungwa, benshi na benshi yaravuze ati The Ben yangenzeho, navuze kuri Meddy yangenzeho n'abandi. Nyuma The Ben azaga nawe gusaba imbabazi zabihuha, yamaje kumanuka muri gereza ya Nyarugenge. Niki cyatumye bose batabwa muri yombi? Turimo turabyibazaho, niki bakurikiranweho? Ese ni inkuru z'ubusesenguzi bagenda bakora, n'abatumirwa se bagenda batumira? Katurebe tubyiteho. Ni breaking news, ni amakuru tuba turimo turagenda tubashakira yo ku mihanda ya Kigali. Katurebe rwose, gusa yaba ari byo ubuyobozi bwacu rwose. Umwana wanze kumva ngo yishinye itaribwa harya, bose mubabarire rwose bagaruke, bamwe basange abana babo, abandi basange abagabo babo, abandi baze bahige, ariko nanone babireke rwose, babireke bashake inkuru zigiye zitandukanye kandi nziza. Murabyibuka umuvandimwe Onika ubundi ari Rwamagara, yagiye gusura abagororwa rwose. Ahangaha hari show ya danje, nabonaga bishima barimo gukina umupira, abafungwa n'abasoroveyo babo, ndetse tukabona benshi baririmba indirimbo ya nyakwigendera Paul kubatsa ahakomeye. Byinshi niho muheruka, dore ko amaze nk'iminsi igera muri 3 ataproding ikiganiro, aho bivuga ko kuri Great Hotel ariho abangaba baba baratariwe muri yombi, kugira ngo bakurikiranweho byetandukanye. Ariko nanone uno munsi bita mano y'Imana koko, yongeye kugaruka imbere y'urukiko akurikiranweho ibyaha byetandukanye, ariko yavuze ko yavutse agasanga amaze imyaka 2 avutse. N'urubanza rubaye ku nshuro ya 3 rusubikwa, turaza kumenya uno munsi byagenze bite. Reka mbashimire, mukore subscribe, like, share, comment ku Buzima Bwacu TV Kigali News. Ni 5 salamu.